Murakoze cyane muri studio za Kabagema TV. Turagarutse, ngewe ni Kabagema Isaie Dieudonné. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku by'ubuzima butandukanye cyangwa se iby'ubuzima bw'iyi minsi turimo. Muzi ko muri iki gihe isi irimo irirukanka cyane, buri wese agomba kujyana nayo kugira ngo abashe kuba yamenya icyo yakora cyangwa se icyo yakwimarira muri rusange, dukurikije nuko isi imeze muri iyi minsi. So muri studio za Kabagema TV uyu munsi twabateguriye ibintu bigera kuri 7. Buri wese wujuje imyaka 30 cyangwa 40 kugera kuri 50 agomba kuba azi cyangwa agomba kuzirikana. Kuri Kabagema TV rero turabasuje, muzi ko muri inshuti z'akadasohoka dusuje abantu baherereye muri Afrika, abantu bari muri Aziya, abaherereye muri Amerika, ndetse n'inshuti zacu ziri hano muri Canada muri rusange, akaba ari n'inshuti za Kabagema TV ziherereye muri Australia. Wowe nk'umuntu wujuje imyaka 30 cyangwa 40 kugera kuri 50 ugomba kuzirikana ibi bintu mbere yuko usaza cyangwa mbere yuko uryama cyangwa niba ubyutse bitewe naho uherereye. Icya mbere ugomba kumenya agaciro ko kwishakamo amahoro cyangwa agaciro ko gushaka amahoro. Ubuzima, the life is not a performance anymore. Ubuzima nicyo gihe cyo kwishimira ubuzima bwawe, nicyo gihe cyo kuba waperforminga amahoro. Ni igihe cyiza cyo gushaka ku myaka 30, ni igihe cyiza cyo kwishakamo amahoro. Niwo mwanya mwiza wo kwishima, niwo mwanya wo kuba waba ufite intego, ukaba ufite uba mu buzima buguhesha amahoro. Icya kabiri, ugomba kubaka umubiri wawe cyangwa se ubuzima bwawe bushingiye, ugomba kubaka umubiri wawe, ugomba kubaka uyu mubiri twambaye, ugomba kubaka ukaba ari umubiri ufite ubuzima buzira umuze, kuko mu gihe cy'ubusaza imiti atariyo igabanya atariyo ikiza indwara, ahubwo indwara witegura kuzirinda hakiri kare kuri iyi myaka turimo tubabwira. Ikindi kintu cya gatatu, ugomba kwiga gusevinga amafaranga hakiri kare. Iga gusevinga amafaranga yawe hakiri kare, iga gusevinga amafaranga yawe hakiri kare, kuko umudendezo utagira igipimo, cyangwa se utagira umudendezo w'umuntu ntugira igipimo. Icya kane, ugomba kwikuramo cyangwa se ugomba kuvana mu bwonko bwawe abantu batagize icyo batakongerera imbaraga, batakongera icyo bita energy, kubera ko bakurinda, kubera ko bagukamuramo ya mahoro uba ukeneye y'ubuzima. Urumva ko hano mu buzima bwawe ugomba kumenya abantu b'ingenzi, abantu baza ari ab'ingirakamaro mu buzima bwawe, ba bantu baza buzuza amahoro yawe, cyangwa se inshuti zuzuza intumbero yawe, zitabangamira intumbero yawe. Cya gatanu, ugomba gushora aho urubyaro rwawe ruzagirira inyungu nyinshi kurushaho, kubera ko mu isi y'uyu munsi gushora, imyaka myiza yo gushora ni imyaka 30-40. Ni nacyo gihe cyiza cyo gusigira abagukomokaho kuzagira ubuzima bwiza. Icya gatandatu, ugomba kurya amafaranga ari hasi yayo winjiza. Icyo ni ikintu ugomba kuba uzi kandi ukamenya, kugira ngo ejo hazaza utazabusabiriza kubera ko uba wakonsomye amafaranga menshi. Icya karindwi, vuga bikeya kandi by'ingenzi. Ugomba guseka gakeya. Umuntu uzi guseka cyangwa umuntu w'incabwenge iyo asetse ntaseka ngo asandare, aramwenyura. Hano ni inama ya 7 barimo batubwira ngo irinde vuga nyine ayo makeya kugira ngo ejo batagucishamo ijisho, cyangwa se utazibonamo nk'injajwamo muri sosiyete turimo. Iyi si turimo irirukanka cyane, akaba ariyo mpamvu baba bagarutse kuri ibi bintu. Murakoze cyane rero kuri Kabagema TV.
tukaba ari byo tuye twabateguriye, akaba ari nk'inama y'umunsi cyangwa se bimwe mu byadufasha mu buzima ku bantu bujuje iyo myaka 30, 40 kugera kuri 50. Akaba ari ibintu wajya usubiramo buri munsi kugira ngo bibe byabasha kuba byagufasha cyangwa ube wabasha kwiteza imbere cyangwa ube wabasha kuzirikana ibyo bintu. Murakoze cyane rero, Imana ikomeze ibarinde. Bye.